alo. Yesu arashinga mwaramutse. Mwaramutse neza. Avugana na Matata Christophe wa mushya w'umunyamakuru. Munyamakuru mwarimu wanjye mpuzamakungu. Ndishimye cyane kandi mbahaye ikaze rwose ewana mwarabuze none uramfatishije nanjye ndakufatishije. Nakoze bigeze ya senateri ko ejo ndara amatora. Tugeze kure abasenateri ba Ruda tumaze kubashiraho hose aho bazakorera, tumaze gushiraho urwego rw'abadepite intumwa za rubanda, tumaze gushiraho urwego rw'abambasadazi bazahagararira Ruda mu mahanga, tumaze gushiraho urwego rusuzume bitagenda mu Rwanda kugira ngo bizagende nabyo, tumaze gushiraho urwego rw'ubucamanza rusuzuma abakora amakosa rukabagorora. Urumva turakataje. Ndetse mu gihugu birase ngomano n'ikimuzana gishyashya. Icyo tuzanye gishasha ni byinshi, ntabwo ari kimwe, ariko duhereye ku cyambere tugiye kuzana perezidanse 5 muri Repubulika y'u Rwanda. Perezidanse ya mbere izajya ikorera mu majyaruguru, indi ikorere mu majyepfo, indi ikorere iburasirazuba, indi ikorere iburengerazuba, indi ikorere mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Abantu tubakize isiragizwa, ugasanga umuntu araturuka amajyaruguru aje mu rugwiro i Kigali atanahazi, none ntibanamwakire bamukeka ko ari n'umwanzi w'igihugu akagira ibibazo. Noneho twe tuzanye perezidanse twegereza abaturage imiyoborere, ariyo decentralization. Tukureho iyi centralization ya FPR Inkotanyi ba mukeba bacu. Bityo rero tuzanye perezidanse 5 tuzegereza abaturage bajye bahabwa serivisi aho. Umukuru w'igihugu nzajya nkorera mu majyaruguru ku munsi wa mbere, uwa kabiri nkorera iburasirazuba, uwa gatatu nkorera iburengerazuba, uwa kane nkorere mu majyepfo, uwa gatanu nkorere mu murwa, kuwa gatandatu no ku cyumweru ube ari iminsi yo gusenga Imana nayo ihabwa icyubahiro, igihe duhurushaho kuduteza imbaraga no kuduha ubuzima, tukorane neza n'Imana n'abizera Imana kandi Imana ihabwa icyubahiro. Dama Perezida. Yego.